Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Uyu ni wa mwanya mwiza tugezaho amakuru avugwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Bahavu Jeannette yinjiye mu ivugabutumwa. Ku makuru dukesha igihe ni uko Bahavu Jeannette usanzwe ari umukinnyi wa sinema ufite izina rikomeye mu Rwanda yinjiye mu ivugabutumwa ndetse ku nshuro ye ya mbere ku wa 18 Mutarama 2024 yabwirije mu itorero ryitwa Sharon Prayer Mountain Church. Iryo torero rya Sharon Prayer Mountain Church ni itorero riherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge munsi ya Kankigali mu muhanda werekeza munsi y'umuhanda werekeza mu mujyi. Bahavu yabwirije mu giterane cy'amasengesho yo ku wa 4 cyari gifite insanganyamatsiko igira iti kubaho ubuzima bw'ibyo twizera, cyari kiyobowe na Bishop Olive Murekatete. Abavugabutumwa batumiwe muri iki giterane ni Bahavu Jeannette na Pastor Jean de Dieu Kuradusenge. Nyuma y'iki giterane Bahavu yabwiye igihe ko iyo ari inshuro ye ya mbere muri uyu murimo w'Imana ndetse ko atari ibintu akora bya buri munsi, ahubwo ivugabutumwa rye arikora binyuze mu kazi ke ko gukina filime. Ati ntabwo ari ibintu nkora bya buri munsi, ndi umuvugabutumwa mbinyujije mu byo nkora mu kazi kanjye. Hariya mwambonye nuko bansabye ko nagira icyo mbwira abakristu nanjye mpitamo kubikora. Uretse ivugabutumwa rero, umwaka ushize Bahavu yagaragaye mu mwuga wo kuyobora ibitaramo. Uyu akaba ari we wayoboye icya Emmy Vox cyabaye muri Nzeri 2023. Ku rundi ruhande ariko Bahavu Jeannette akomeje kwamamaza season ye ya 9 ya filime yise Impanga Series igomba gutangira kujya hanze binyuze ku rubuga mu mwuga wo kuyobora ibitaramo. Uyu akaba ari we wayoboye icya Emmy Vox cyabaye muri Nzeri 2023. Ku rundi ruhande ariko Bahavu Jeannette akomeje kwamamaza season ye ya 9 ya filime yise Impanga Series igomba gutangira kujya hanze binyuze ku rubuga yashinze aba kuwa mbere tariki ya 22 Mutarama 2024. Turabashimiye rero kuko mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Ibindi biganiro na udaha. Ciao ciao.